Waretswe kuri miliyoni 50 z'amanyarwanda wakegukana inzu nziza cyane hano Kicukiro mu Yange to be precise y'ibyumba 4, toilette 3, salo na saramanje, igikoni, office ndetse na rooftop terrace. Muze tubereke ibirimo imbere. Nkuko mubibona hano dufite parking space ihagije waparikamo imodoka 2 cyangwa 3 ziparitse neza. Noneho ukaza hano tukaba dufite akabariko keza cyane washyiramo intebe ukaganira n'umuryango wawe mutuje mumeze neza, ndetse gafite n'indabo zihagije zituma inzu yawe igaragara neza kurushaho. Reka tujye imbere. Nkuko mubona ifite inzugi nziza cyane zimeze neza. Hano tukaba dufite salo yacu ihagije washyiramo ibintu byinshi bitandukanye by'intebe, ameza ndetse n'indi mitako. Hano washyira televiziyo. Noneho hano tukaba dufite saramanje nini kandi ihagije y'umuryango wawe wose, ifite sink ndetse na miruwari hano mu gihe ushaka koga intoki zawe. Reka turebe igikoni. Kuri uru ruhande tukaba dufite igikoni kinini gihagije gifite utubati tuhagije wabikamo ibintu byo mu gikoni. Hano wahagutekera, hano washyira frigo. Muze tubereke ibyumba. Kuri uru ruhande dufite icyumba cy'abashyitsi gifite douche na toilette yabyo kuri uru ruhande. Noneho hano ukijya mu cyumba mu bindi byumba dufite akadesign keza cyane kameze neza kakwinjiza mu byumba byacu bindi bisigaye. Ahangaha dufite icyumba kimwe ndetse n'iki ngiki bisangiye douche na toilette, ari iyi ngiyi igaragara neza cyane imeze neza. Reka tubereke master bedroom. Murakaza neza muri master bedroom. Kuri uru ruhande dufite toilette na douche bya master bedroom bihagije, aho wakogera ndetse n'ibindi byose bihagije byo muri toilette. Noneho kuri uru ruhande tukaba dufite master bedroom nini kandi imeze neza cyane. Murakaza neza. Kuri uru ruhande dufite aho washyira garde-robe mu mwanya uhagije kandi hajyamo garde-robe nini cyane imeze neza. Kuri uru ruhande dufite na office kuri miliyoni 50 z'amanyarwanda ziganirwaho, ibyumba 4, toilette 3, rooftop terrace. Waza tukayigwa hano Kicukiro Kagarama mu Yange.